gutuza kuncisha mu bibazo bimeze ntabwo kugucisha mu bibazo uzi ibigeragezo nagize kubera wowe uzi ibintu naciyemo kubera wowe nta yindi shona nari mfite nta kundi nari kuza kuko coachinga nyihanganira njyewe kwihanganira nayi naciye mu bigeragezo byinshi urabizi nayemeye kwigiraho ntari we kugira ngo nkubone none se iyo uzukuri kubera iki wumva wambeshya umva gutazanyemera ariko umva nkubwire byose ibyanjye nibyo byawe kandi nta kibazo kirimo ntacyo bya ubuzima bw'ikinyoma simbukunda iyo uzukanyiyereka ukuri byari kugutwara iki ariko ntacyo bihindura ku rukundo rwanjye nawe biraruhindura ndetse cyane njye ntago nkunda umuntu mbeshye na gatoya niri narizima ndakuza wowe nkupfire nemere guca muri buri kimwe nzi ko ndi gupfira umukunzi wanjye udafite pfo na ruguru nanjye aho ntabwo nari meze ugaramanya ibintu bingana gutyo uri kuncisha mu ntegereje umwanya wa nyawo kugira ngo mbikubwire no naragerageje nyumva ntacyo nsobanurira ari se wanyumvise ko nkubonye ngushaka ko nkubonye nari ngukeneye Cedric umva neza icyo ndi kukubwira sinkunda na gato umuntu mbeshya Arise mvira hano Arise mbabarira umva nkubwire sheri jyana nawe mafaranga yawe mvira hangaha ntabwo nkushaka kubaguhinduye wambabari ukareba urukundo rwanjye nawe mbabarira ndagusabye Arise mbeshyi iki gihe cyose oya ntabwo ari kukubeshya no kuri sheri Arise mbabarira vanga Arise mbabarira Arise mbabarira ndakwinginze winterera akavuyo mu bwonko mfite ibintu byinshi reba hano mvuye kubera wowe ndavuze ngo nkubure Arise wanyumvise Arise wabaye bite ko wahindutse mana yanjye